ndabyibuka kera ari umukecuru w'ahantu mu cyaro mu bice bya za Kayonza wambwiye ngo hari ibintu agiye kumbwira ngo atabwiye n'abana be. Hari umugiye gutora natuyemo akambira ku muntu nanjye nzi akamubwira ukuntu byatangiye akamubwira noneho nyuma rero uko twaganiraga bahitaga ambwira ati rero uko mundeba mbanganiwe nuko navutse ngende umukobwa ati ngiye makobwa yanjye mabanzengereza iyi makobwa yanjye buri wese arayotote. Reka ngusuhuze wowe ukomeje kudukurikira umunsi ku munsi, waba uri hakurya y'amazi magari, uri mu Rwanda se cyangwa no mu bindi bihugu bya Afurika. Iyi ni Inzira ya Makobwa YouTube channel yanyu, tubagezaho ibiganiro by'umwihariko bishingiye kubaka ubushobozi no guhereza imbaraga umwana w'umukobwa cyangwa se n'umugore muri rusange. Iki kiganiro ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye tugikorana. Wakusuza abantu? Reka nanjye mbasuhuze kandi mbifurize ikaze mu kiganiro. Ni mutetera zina Shifa. Nanjye nanze kwivuga utarivuga, ndi Ibyiringiro Daniel. Yes, twizere ko rero namwe aho muri waba ufunga iki kiganiro ku manywa, waba ufunguye ninjoro, waba uri ku meza, turagusuje cyane, turakubwiye ngo uryoherwe ibyirimo byose, kandi nimba utameze neza wihangane, mu buzima niko bigenda, ariko ejo ni heza. Rero twakiriye umuntu muri studio z'Inzira ya Makobwa, reka nawe tumuhe ikaze adusuhuze. Mwiriwe neza, mwaramutse, mumeze neza bitewe n'aho uri, igihugu riherereyemo. Iyo ndamukanyo swati mu gitondo nimugoroba cyangwa se ku manywa. Turasuje cyane rero, nitwa Uwizeyimana Jean Claude, je suis parmi cyangwa ndi mu bantu bagize igitekerezo muri 2017 cyo gukora ikintu cyaba nka Voice of Women, ijwi ry'abagore, ariko bica mu kiganiro cyangwa se muri projet nini cyane nini yitwa Inzira ya Makobwa. Ubu rero turishimiye ko mutwakiriye. Jean Claude, turagushimiye cyane nako wakiriye ubutumire bwacu. Urakoze cyane ko witabiriye ubutumire bwacu, ariko njyewe nahita nibaza ese iyo nzira y'amakobwa ubundi habaho inzira zitandukanye, aho inzira hari igihe ibiharuye, hari igihe bikubuye, hari igihe birimo amahwa. Inzira y'amakobwa wadufasha ugasobanura inzira y'amakobwa, hanyuma tukaza kwinjira neza ku cyubundi inzira y'amakobwa, ariko turabanza dusobanurire inzira y'amakobwa. Urakoze. Nkuko bizwi n'abanditsi b'ibitabo cyangwa se abanditsi b'amafilime cyangwa se n'andi abantu bakora kuri conception z'uburyo butandukanye, ikintu kigorana no kubona izina. Ubwo rero nagize amahirwe yo kugira imiterere iganira cyane, akunda kuganira ku buryo umuntu ashiduka yambwiye amakuru ye. Ndabyibuka kera ari umukecuru w'ahantu mu cyaro mu bice bya za Kayonza wambwiye ngo hari ibintu agiye kumbwira ngo atabwiye n'abana be. Ntukibaza ni ryari umuntu w'umukecuru ufite abana yashyingiye n'abantu atarashyingira, ko bose b'inkumi n'abasore, afite n'abuzukuru, akubwira ko hari ikintu agiye kukubwira atarabwira n'abana be. Byaga bitewe na flexibility y'uburyo ngiye nitereye mu buryo nganira. Ubwo rero hariho n'abandi bantu bagiye rero banganiriza, banyuzuriza umutwe, none mpita ntagira kugira umutwaro. Umutwaro wo kuba navugira abakobwa, kuko ibyinshi akubwira inshuro nyinshi iyo umuntu yakwizera ari umukobwa, akakwizera, akakubwira atabwira se, atabwira nyina cyangwa atabwira abana be. Iyo bikubwiye usanga babirimo stress. Stress yatewe nuko gusa yavutse afite igitsina ari igitsina gore. Rero mu biganiro byinshi ndabyibuka ari ikindi gihe nanone yize kujya mu bice bya Zanashokure hafi ku ishyamba, nabwo ngana n'umwana w'umukobwa mu buryo nabwo yanyifungura ibintu byinshi atabira n'umubyeyi we.
hari muri 2003 rero nakomeje kugira amahirwe yo kujya ngana n'abakobwa ariko nyuma y'igihe kinini ngana n'abakobwa ngana n'abakecuru n'abadamu bangira ibintu numva biremereye hari igihe bumeze nk'intare ziritse babona ko wowe nta nyuma yo kuganira nabo ibyo abandi babakore cyangwa se ibyo babaho wowe bakabona ko uri impartial nta nyuma nta behind the scene nta intention de nuire nta gukurikirana yego ndabyibuka nkiga no muri université hari umwana w'umukobwa twiganaga ngi atari ko kanaka uyu nguyu anganije nkamufungukira nkamwisanzuraho ahita nkurikira kaze ziteko wowe umara kutuganiriza twagiye muri mudu tuzi uko nagera gukurikira dossier zidukurikirana twara ntabwo wongeye kubyitaho rero icyo kintu cyo kuba babona uri ibyo abandi baba stress aho utabikeneye cyangwa utabyitaho uri flexible uri sociable uraganira kandi bakabona ya stress nta nkurikizi bituma rero noneho bakubwira byinshi rero bakoje kwingira byinshi ariko kugira ngo izina Inzira Ya Makobwa riboneke none nawe twabanye akajya nambira ibintu byinshi ariko niwe wazanye terminology Inzira Ya Makobwa we rambiraga ati yamaraga twatangiraga ntazi ibyo ari bumbwire n'abatazi ibyo ari bumbwire ubwo akabambwiye ku muntu kuko ari umugigiye gutora natuyemo akambira ku muntu nanjye nzi akamubwira ko byatangiye akamubwira nongeye ko nagamuzi maze twazo cyangwa numva bitangaje nzi titre cyangwa iki none uko nyira mubaza nyuma nkabye ariko kuki ubundi twaganiriye gutya ntiture coding ati wowe uzagira ko nanjye ntagira ntazi ko bivuze kumenya gutya none nyuma rero uko twaganiraga bahitaga mbwira ati rero uko mundeba ati mbangamiwe no kuba navutse ngende umukobwa ati ngiye makobwa yanjye ituma banzengereza ndagiuka kumbwira no gukora exercice zo kuraba isekuru birya tujya twumva ariko yaba umuhungu kubera ko ariko icyo gihe yikoze n'akana ariko hari ukuntu yari yaravutse arerwa mu muryango asa nk'afite na hamukase bituma n'umukase amuzengeza kandi n'umukobwa none ashaka kwigira umugabo biciye mu kwirwana uvuga ko akiri umwana bwo ntibataramuzengereza ariko mu rwego rw'uko akirira muto atabonaga favor kandi umukobwa kandi akumva ngira mu bibazo byaramutse ari umuhungu byakemuka bituma arara mu isekuru aripanga buryo birangira atawe umuhungu nyine ni fortunately ni umuhungu ko n'undi bari miti bari bidashoboka ariko rero none nyuma nibwo rero mu biganiro byabaga ati rwose umuntu wese duhuye yaba rumbwira ko yamfavoriza mwa ko yanshakira ishuri yari amaze kumakazi atusanga toujours bashaka makobwa izingira ari iryo rero uko yabivugaga kenshi ari repeta kenshi kuko yambwiraga ibintu byinshi kuri nyine ya historique nabwiye ukuntu n'abakecuru n'iki cyose banganirije mu bitandukanye naje kumubaza se kuki utandika ibitabo mwana mba nifite stress nifite inzara nabuze akazi yayize gute kubera niyo continent yo kwa ntabahaye ayo makobwa ati rero byo nanubwo nanabitekereza habye se basi ugiye kumbwira ngo wagiye akankaza nka recording ati nagomba nzi kuriza kuryoha nkuko mbikubira nyine nisanzuye ubwo rero nyuma yo kumva uko abayeho uko abandi bagiye banganiza babayeho uko n'abandi bantu ntazi tutaragana babayeho nibwo nakomeje gukomeza nshaka gukora concept ni gute nakora ijwi rivugira abakobwa ni gute narikora rikagenda rikagera no hose ubwo rero byatumye dukora ikintu cyo gutegura rero concept note izavamo ibintu byose harimo gukora vision y'Inzira Ya Makobwa to educate kwigisha abakobwa bamwe deja rega no kukuzengereza bikaze no kurangira basi wenda nta nubimenye kuko utize rugerana n'ingaruka zo wenda wanabyara kuko abantu benshi bashobora gutinya kubyara kuruta no gutwara no kurwara sida urumva rero na education na to educate them harimo no kuba bamenya no kuba batandukanye n'abandi bantu b'abahungu kubera ko imiterere imikorere y'imibiri yabo uburyo bw'imihindagurikire y'imibiri yabo n'ibindi bintu byose binyo byabo kubafata ku ngufu binamutse binabaye ariko cyangwa se yanabyemewe ashaka wamutiresa ukanamwemeza wenda akanabyemera ariko we babasore bawe babona akazi
bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ingayo murumuna we ati nge nyihera make nge muri IBTC kwiga film making ubwo uzi byabaye nyagucuruza amafaranga murumuna we wiyigiye umwuga ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanze IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango 406 wanahamagara 0788554302 bitize ukajya ku rubuga wa@ibtcfilmschool.com ariko akaba afite n'amakuru ahagije kubitazagira ingaruka ku buzima bwe. Rero bivuze ngo muri vision dufite vision enye. Vision ya mbere ni to educate them, kubigisha bakamenya uburyo batandukanye n'abandi bantu. Uburyo bwa kabiri to inform them, kubenform. Même si wabarize nka tronkome ukiga cycle menstruelle y'uburyo wenda nka cycle menstruelle y'umukobwa n'umugore ikora, ariko ushobora gusanga yarabyize, ariko buri abantu benshi iyo biga muri secondaire na muri university ibintu byimva nyuma. Rero ayize cycle menstruelle ntago bayarayumvaga burya. Abashobora kuba hari yashaka amanota ajya borokoraga gusa. Rero ni gihe sometimes akeneye kuba updated again bitutse muri information z'umuntu wamuganiza mu bihe bisanzwe. Wenda ari n'umudamu aratangira no gukora wenda n'imibonano mpuzabitsina azi no n'icyo ubwiki ari cyo nibihe byo fata tuzabyara umuhungu tuzabyara umukobwa yabihuza nabyo n'izwa tronkoma kumva ahubwo ntiyanabyumvaga. Rero hakeneye education to educate them, to inform them. No ikindi hari ibindi bibazo biri mu gihugu mu bisanzwe, hari ibyo birirwa Rwanda nabyo, hari ibyo transparency irwa igaragaza, hari ibyo action aid irwa ivuga, hari ibyo women irwa ivuga. Ibyo byo dushobora kubikoraho ari nka awareness, ariko to educate them, to inform them ni ibintu bikenewe. Noneho byarangiza ibyo bintu byose bikagenda bikanabasobanura nitugire imana tukanabatumirwa beza, hakazaboneka batumirwa noneho bavugisha ukuri, ashobora gusobanura impamvu wenda nk'umukobwa akeneye gukaraba nka 3 ku munsi mu gihe umuga ashobora kubana n'iminsi 2 adakarabye. None akabivuga ataciye ku ruhande avugishije ukuri kwabyo mazina yabyo. Nuko ngo hakeneye to inform them, to educate them, to make more awareness, ibintu byihumura amaso y'abantu ku buryo niba unabye n'umukobwa cyane n'umwana n'umukobwa niba n'umwana ubereye mu family hakaba hari uburyo uzi ko agomba gufatwa kubera ko hari amakuru basi menshi bamumenye. Urumva rero byaturutse kure kera muri zabiri nako kera kuva kera mu nyine ngira uburyo bwo gustoka amakuru menshi y'abagore n'abakobwa, amakuru menshi y'abagore n'abakobwa. Biza kurangira rero mvuga se niba uno muntu buri musanganiza habwira se wagiye wandika ko numva ari inkuru yaryo, habwira ni Joyce Meyer yazamukiye mu bitabo yanditse avuga ukuntu ise babanaga byabaye byose, ariko yabaga kuvuga ari imbere avuga inkuru n'ubundi yanditse mu gitabo. None akora ko atayimara yose akabwira atari ko inkuru yanjye hari udutabo turimo ari inyuma mugende mutugure, ariko miliyoni yarayinjizaga. Habwiraga si izo nkuru urumbwira wagiye wandika ati simba nzi ati ndacyafite stress. Urabizi ko muri pyramide de Maslow hari no bita ntuza hiérarchisation des besoins. Rero ntabwo ukiri preoccupé n'ibyo kurya, preoccupé n'amashuri, bari yabuze n'ibikiri muzabashe kugira umwanya wo kwandika. Ariko nyirizi nambwiye ni n'ubukene ufite ushobora no gushirira mu kwandika n'ibiki kati sinzi. Ariko finalement haje kuvuka mu nyine izina rero ndibona ringoye ku finalement wongo kuko akunda kurikoresha bagati makobwa yanjye byaje guhita byoroha kubona ijambo makobwa, ariko kubona no ikindi nacobeka mbere kugira ngo kigire. Ubwo niko uko ngeza gushaka izina naje kumva akantu koroshye cyane Inzira Ya Makobwa. Ukumva niyo nzira camo kugeza yageze ku myaka 80 kuya 80 burya haramutse n'umuntu rwose utagira umutima abashobora guhotera igitsina gore. Urumva rero ni ikibazo gikomeye tubashije kugikoraho, hakaza ya awareness abantu gatangira kumenya ko akwiye gufata igitsina gore. Noneho n'abandi bantu niba hazazamo na esprit de salvation nko gukizwa sinzi nako nabyita, ariko abantu bakanadeserera même si utabona kiyo ariko ukabuzi ko umuntu mubana
abantu ukamuha bavutse agaciro ukamenya uwo ari we. tuganira mbere yuko tujya mu kiganiro mwambwira ko ni umuryango wagutse mugari udaharanira inyungu, Inzira ya Makobwa. Kuki icyo nshaka kubaza, Inzira ya Makobwa bihuriye he n'igitsina gore precision? Mwango urumva terminology yatutse kuvuga ati ngewe iyi makobwa ni iki? Makobwa mwango ni sexe féminine, c'est-à-dire que reka mvuge ngo icyo yambariye ni igitsina cy'umukobwa, kuko iyo umuhungu yaje mu kazi mu ma stress abo nta stress irimo ijyanye no gushaka kuganisha ku buryo baryamana. So rero ntekereza ko iyo yabaga arimo kumbwira ati makobwa iranzengereza, kuba nyifite bituma banzengereza, nta kindi bagavuga. Nk'umuntu w'umusore cyangwa w'umugabo uraza no kutubwira niba uri mariye, urumva uburyo ki wumvise icyo kintu ukagiha n'agaciro. Nakwibaza nti ese kubera iki ibyo bintu bikunda kugaragara ku bakobwa cyane, iyo case yo kuvuga ngo ngiye gusaba serivisi nsabwa iki kintu, aranyizeza ubufasha ansabye iki kintu, iyi makobwa yanjye buri wese arayototera. Nawe utagiye kubyumva? Noneho reka nkubaze, nuko nta mu bagore ntabwo ubwo bushake cyangwa icyo kintu kibaho ku buryo babikorera abasore, kubera iki bikunze kugaragara cyane ku bakobwa bidakunze kugaragara ku bahungu? Ese nuko abakobwa bavuga abahungu bagaceceka, cyangwa wowe mu bushakashatsi bwawe ni iyihe mpamvu bikunze kugaragara ku bakobwa? ariko akaga kabaho rwose. ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo reka mpa amafaranga ngo twongere dukodeshe imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nkaho birimo kuba. hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamico ra? suko kandi ubundi nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori. sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha. IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema, iti byiza bikeneye akanyuzo, ituzanira IBTC production. ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho, aho ntabwo ashakisha. ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga, urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC production. kimwe nawe ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana, cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo, nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye ya yindi yivugira iwabo wa graphic design na web design. ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro, mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC production ni Kigali kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango wa 406. wanahamagara kuri 0788558094. Urakoze. Nuko umuntu afite sanse eshanu zikora, kandi buri kintu cyose tuzi kinjira muri sanse eshanu. urazi izo sanse eshanu? Nizihe? Hari amaso, hari uruhu, hari amatwi, hari amazuru, n'iki? ururimi. Rero nibango mu buryo busanzwe buzwi n'umuntu wese atariza ushaka kubwira ko tumva koko nibyo. Amaso abagabo bo iyo babonye bo bakoresha amaso ku bakobwa, noneho abakobwa bo bakoresha amatwi ku bahungu na organe de touche no kwakoraho. Nwango rero nubundi usibye wenda iyo case ibaho umuntu atarabamariye, ariko bigaragara neza ko niba ntaribuze kwivuguruza simbizi, bigaragara yuko niba pastor asezeye umuntu atabizi mutarigize mu communicana ngo mbere mu mubwire agategeka umuntu ko ribanza kuvuga ngo kuko ngo ari we wabanje kandi ntabizi, ntagabizi ushobora gusanga uko ari we wabanje. Yego. Rero icyo kintu cyo kuba bizwi neza ko umuhungu ari ugomba kubanza, ahubwo ushobora gusanga nkuko avuga ngo niba imfizi isaza ariko ntishiramerwe. Donc
umugabo ntasaza muri make cyangwa barashaka meme siyo yasaza ntabwo wakwinjira umukobwa ngo abure kubona kuri mwiza niba wenda ariyo organe de santé yikora kuko amaso abona ego none rero usibye n'ibyo wenda byuko nyuma binduka stress kuko nta bwumvikane bwabayemo ariko ubundi none umugore wawe uramutse utamurebye ngo namubwire ko ari mwiza ushobora kubipfa kandi muramutse bibaye ngombwa kujya kumutegura ku mpamvu z'uko mwemewe gukora imibonano mpuzabitsina ntubanze kumutegura muri organe de touche nabwo mwabipfa byumvikana ngo rero ahubwo ushobora gusanga ibyo abagabo bakora nabo bakeneye kuba educated bakaba na inform bakaba na aware bakagira awareness ariko ushobora gusanga ibyo bakora nuko bikora baforushije cyangwa se bashatse kubikoresha kubw'ubushobozi bw'akazi bafite ariko ubundi ibyo bakora bishobora kuba ari nabyo nka Damu wenda niba yatangiye kubwira Eva imitoma ati urakara ko mara yanjye ashobora kuba Eva atangira amwenyura rero niyo mpamvu twebwe ubwo buryo buzatuma n'ubundi buri umuhungu waranze gukora ku mukobwa waranze no kumureba none nyuma akazagushinja ibyaha by'uko utamuterese utamwitayeho babyita keya bivuze ko twebwe ntabwo twanze ko umugore n'umugabo babana umureba umubona ko yambaye neza yaberewe ko afite amataye myiza mubibwiye kuko mutembuye abandi babibwira ko umugore aratetwa pa 26 no kumukora biremewe mu gihe wabisabye uburenganzira ariko impamvu muri ya educate tuzayikora muri biganiro nk'ibingi bikaza kurangira nabo ngo babyungukiyemo mu kuba educate na inform no bakaba inform na awareness no bakaba aware nuvuga ngo ni gute ngo byakoreshwa neza makobwa yabungwa ku kigero izakoreshwa neza ku gihe cyayo ariko ubundi nyirizina impamvu nkuko bimbajije umukobwa buraniye n'icyo kibazo nuko umugabo washatse ashobora gushaka kongera kubona umwana w'umukobwa aje mu kazi agakenera serivisi kandi deja urwo rwaravuyeho anafite urugo rero ibyo kintu cya awareness cyo kumenya ko urimo gushaka gukurikirana iyo nzira hashobora kuzavamo risike zo kuba washiduka uguye muri amakosa ahanirwa ubwo rero ya educate nka vision inform na awareness bishobora kuzagira umumaro igihugu cyose tutavuze ngo n'abagore gusa twasha kuko n'ubundi babimenye bonyine abagabo ntibabimenye byazanye n'undi ya stress ikomeje wigeze kuvuga ngo hari umwe mu bo mwaganiriye arakubwira ngo yagerageje kurara mu isekuru kugira ngo arebe ko yaba umuhungu bitewe na mukase bivuze ngo no mu muryango urumva ko still hari imiryango igifata abakobwa mu buryo butandukanye n'abasaza babo ese muri iyo educate harimo inyigisho zizaba zigenewe n'iyo miryango cyangwa se aho hantu makobwa aca mu muryango kubera ko ari timu nini kandi tujya twungurana ibitekerezo tuzagenda tubyungurana nibibaruka bibaye ngombwa ko hari umuntu uduha amakuru ya nyayo iyo twavuga kuri icyo kintu tuzabivuga kuko urumva ni ikiganiro bidashobora kurangira yego wenda tunagana ku musozo w'ikiganiro cyacu mugenzi wanjye Muteterazina afite ikindi wenda ari kubaza tujya ku musozo ariko nakwibaza muratangiye mu mushinga mbese mwawukonse imyaka myinshi igihe kirageze nyine umwana agiye kuvuka mu gihe kubishyira ku mugaragaro ubu ndi kubona nyine design nyinshi ibintu byinshi bibarimo cyangwa n'umusaruro mwinshi bizagira n'utontu uri hano mu gihugu cyangwa se n'abandi n'izindi na diaspora n'abandi bose navuga ngo ubu ngubu aka kanya tuvugana harakurikiraho iki n'ibihe bikorwa mu gihe gukora biri imbere ese ni abantu babikurikira murabasaba iki leta nayo n'umufatanyabikorwa mwiza mw'iyi gahunda murayisaba iki kuko nimba mbyumvishe neza hari amakesi menshi muri RIB abana bafatwa ku ngufu b'abakobwa hari za ruswa y'igitsina ubushakashatsi bwa transparency bwasohotse mu minsi yashize hari ibibazo henshi hari inda zitateganyijwe ziterwa abana nko muri za Kanzagiye kuva mu ibihumbi birenga bingahe mu myaka nk'ingahe ishize ni iki musaba leta ni iki kigiye gukurikiraho ni iki musaba abantu bakurikiye
iyi cano Inzira Ya Makobwa cyangwa se n'ahandi handi hose bazumva iri zina muri media ko ndatekereza mugiye kugenda mubivuga ahantu henshi. Nyine urabizi ko mu gifaransa bavuga ngo il n'y a pas de vision sans provision. Provision rero ni iki muri comptabilité? Ni uguteganyiriza ibintu mu buryo buri papara bufite nk'amafaranga. Uvuga ngo ndateganya ko hazaba iki, reka nkore amafaranga nyavano yitwa amortissement. Buriya amortissement ubundi mu cyongereza mu gifaransa hari konte kera nigaga comptabilité yitwa compte de provision yo guteganya y'agateganyo. Rero leta mu mapolitike yayo surtout politique muri mije prof muri action aid abantu benshi ukuyemo abantu bari privé nka cyangwa se nka gucya tuba dutangiye dufite gusa igitekerezo cyiza, abantu benshi bafite amabishi bashobora kunganira kuri hano bahururiza umwana mukuru. Rero bashobora kuba ari abantu bafite policy ifite na bishi, bashobora kuza tukakora partnership nabo niba basanga bafite iyo mirongo migari nk'iyacu kandi hari n'igihe wenda bafite n'uburyo bwo kugera kuri tere twe tukahabagerera bakaduha ku mafaranga make yo kubikoresha, ntabwo dukeneye kubikiriramo n'isambitire creatif, tukagenda tukabikoraho nyine tugafatanya. Ubwo rero leta mu buryo bwa leta, mu buryo bw'ama-ONG, mu buryo bwa UN Women, abantu bafite amafaranga niba mwumva turi mu murongo umwe kuko ntabwo ari twe twa mbere kamera babikoze kuri ino dossier y'abakobwa cyane abagore. Rero bashobora kuzana amafaranga tugapatenaringa igitekerezo bakumva kimeze nk'icyabo, hari n'igihe baba babikora uziko n'amafaranga yasubirayo mu mabije yabo barananiwe kubyexecuta, baza rero tukareba muri action plan zacu muri activities zose twapanze, noneho natwe tuzanabasanga twandikiye ama concept note twabwiye dukore partnership tugende dukora iryo jwi ry'umukore turivugire mpaka. Ubwo ndibaza ni ibikorwa mugiye gukora ibiki cyangwa se umwana araba benefit gute biramugeraho gute, murabicisha he, murakora ibiki bifatika? Uvuga ngo ibifatika nta bindi bishingiye kuri vision y'ibintu bini. Icya mbere inuza point ya mbere muri vision ni to educate them. Muzabicisha musanze ku mashuri, dushaka kuzabasanga ku mashuri, dushaka kuzasanga umuntu kuri tere aho yababariye, ariko cyane cyane amashuri ya secondaire ya université. Ahandi nibuno biganiro bishobora no kuzabana inkunga bakabica no kuri radio wagiye wumva nka abantu nyampinga bageze bagira platform ku ma radio. Ibindi byo urabona ko biri kuri televiziyo nako n'ubu baratubona, urumva ko ni byiza. Ariko si ibyo byonyine bizakorwa kuko usibye to educate kandi education nacyo ni gikomeye. Iyo ujijutse ubasha kwirinda iyo mitego yose, kandi umuntu amuguti wenda sinzi na mwana byumvikanye araguterese abana mwemeye ko ari mucuti wawe cyangwa uzana abana cyangwa ugende ku bana y'iki kubwira, ariko wibuke ko aya matariki yanjye ikindi biki urumva education gize umuntu ibikini. So urumva rero harimo izo nyungu za mbere zo kuba educated, zo kweba informe na yasi yose turi bikaba aware hakora yawe nisi yakozwe n'amakampeni atandukanye. Izo ni inyungu za mbere. Za kabiri, vision ya kabiri iravuga ngo to restore the life have been destroyed by, kurestoringa gusubiza mu buzima, kongera kuzahura ababayeho mbere ya wenda yacu baguye muri ya mitego batari bari aware, batari bari educated, batari bari informed, kugira ngo nibumve ko byarangiye. Muri ubwo buryo bwo kuba hari icyo twabakora kirenze ko bajijutse baba educated, harimo n'abafite ibyifuzo bitageje 100, 200, 300 miliyoni. Rero habonetse amafaranga ukabigisha mu buryo bwo gukora business kinyamwuga, noneho wangiza ukaba wakontriba ku bitekerezo byabo bagatangira kumva ubuzima bugarutse. Ngira ngo bino muri nagushiye muri uvuganye bino muri gahunda ya leta umurongo batanga kuba kushobozi bw'umwana w'umukobwa. Yego. Icya gatatu nka vision dufite ubwo n'abafite gahunda yo kumva gahunda ya challenge nziza bahita babikora bazabikoreho cyane tuzabisangira. Turashaka kubaka center iri reserve ku bagore n'abakobwa, irimo abantu b'abahanga mu gukora kuri psychology yabo, mu gukora kuri finance yabo,
mu gukora muri education ubwo ni ihuriro ry'ahantu nka incubator center irerero nubwo rero mbese irerero ryo kurestoringa yego aho hantu rero apara aho kuyamufata ibintu 100 kuko amusuye ukaramukoresha interview tubimuha baba we yatabyigura igitenge hakinira ahantu bagomba kumara igihe runaka bari muri seminari zibigisha gukora business neza hari kuba babanza kuvurwa ibikomere ababifite yego hari kuba babanza kwibona muri societe bakunzwe hari no kuba baramutse baze kwigishwa uburyo business zikorwa n'uburyo bwa marketing uburyo bwa financial management uburyo bwa leadership bwo gufatana z'ubukiriya uburyo bwa customer care amasomo menshi ashobora kubigisha kugira ngo niba ninjira muri business babone amafaranga babikore neza bahite baba bize babe bize kandi bikomere bikino no batayiha ubona gufasha abandi bigire yego vision ya kane rero ni uko tuzakora television iri specific ku bibazo by'umugore gusa urumva rero nekeza ko bazabona inyungu nyinshi vision ni ngari cyane uteterazina hari icyo wamubaza ariko tuzanakomeza tuvuge igihe kinini cyane nta kintu kirenze ku byo namubajije mu by'ukuri kuko namubajije kandi yansubije nanyuzwe wamushimira kubera amakobwa agiye kuvugira namushimira of course kuko uko biri kose hari izo iki kiganiro cyangwa iyi gahunda izarokora hari izizazahurwa nk'uko yahoze abivuga so ni gahunda ije yari ikenewe kandi rwose mwarakoze cyane we na bagenzi bawe mwarakoze ni igitekerezo umuntu yavuga ngo rwose Imana izagihereza umugisha ntekereza ko no kuri platform z'Inzira ya Makobwa hazakomeza hacaho n'ibindi bintu byinshi byiza bizaza bishyigikira uyu murongo wanyu mwiza hari ababibayemo uko mwabitubwiye bazagenda batanga testimonies zabo hari abandi ba expert bashinzwe kuvugira umwana w'umukobwa tuzagera tubona ari byinshi turabashimiye cyane rero mwebwe mwese mukomeje gukurikira Inzira ya Makobwa gusa tunasozera izina ni ryiza by the way ndajya appreciate urakoze ari kumva ko ryavuye kure kujya muri byaragoranye birumvikana namwe mukurikiye muratubwira muri comment murabona uyu murongo dutangiye murabona uyu muryango uzafasha iki ese nawe ufite abana wumva ko wabyaye umukobwa abantu benshi bahora bahangayika umwana w'umukobwa siritu nk'ababyeyi murabizi ukuntu yabihagaze yimuheje ku ishuri twazagenda ahora natwo ahari wenda uyu n'umurongo mwiza muzamenyeramo byinshi mutwandike muri comment muduhe igitekerezo musharinge ibiganiro nk'ibi ngibi nkuko kuri izi platform n'undi muzahasanga ibintu byinshi cyane bishyigikira umwana w'umukobwa ngende ibyiringiro Daniel Wizeyimana Julie Claude nk'uwatangiye iki gitekerezo cyo kuvugira umwana w'umukobwa uyobora uyu muryango udaharanira inyungu Inzira ya Makobwa turagushimiye cyane murakoze ngira ngo Shifa Muteterazina dufatanyije iki kiganiro tuzakomeza no kubana mu bindi biganiro wakoze cyane Daniel turabashimiye namwe mugira ibihe byiza ibiganiro nk'ibyo tuzaza ubutaha tuba turi kumwe igihe cyose murakoze cyane ese we basore bawe babona akazi bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ingaya murumuna we ati nge nyihera make nge muri IBTC kwiga film making ubwo byabaye nyagucuruza amafaranga murumuna we wiyigiye umwuga ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanze IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango 406 wanahamagara 0788543002 bitize ukajya ku rubuga wa eshatu @ IBTC Film School .com